mabukwe arasenga kandi akavura. Yego. Ndibuka rimwe bazanye umubyeyi hano uturutse kuri nguri. Bamuzana yaragwaye mu maso, umva yarashanyaguritse utareba kuntu umubiri gwe gwabaye. Ngo bari baramuvujije barananiwe. Mu byukuri mabukwe baramuzanye, mugabo we yaramuzanye ageze hano mabukwe aramusengera. Amaze kumusengera Imana ihita imwere ku muti. Aramuvura nyuma y'iminsi ngine mbona umubyeyi yakize. Nabana be baje gusura uwo mubyeyi, umva baratangara. Yego. Mu myaka maze mabukwe ico muziho ni umuntu ukunda Imana, ni umuntu ukunda gusenga. Kandi ikindi cya kabiri mabukwe iyo yabonye ikintu cyo kurya sinjobora kuba naburara. Mabukwe abana nabyaye arabakunda, mbega abitagaho ngabuzukuru be. Nubwo naba nagiye gusura nangwa nazindutse nzangaga abana banje bitayeho. Mukecuru ubyakira ute yuri gutangirwa ubuhamya n'umukazana wawe kandi tuzi ko akenshi umukazana na nyirabukwe bari kibazo baragaca n'inkoko? Yes, bakunzi ba Concorde TV show ndabasujeho muherereye hose, abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi baha umugisha. Reka nshimira abantu bakanze subscribe bakadushyigikira, tukaba tuku umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda, nukuri ngusabiye umugisha. Imana amahoro nibane namwe. Yego, kuri mikoro nk'ibisanzwe ni Hatumimana Concorde, banafashe urugendo nkava Musanze nkaza kwibera mu iki cyaro cyo mu mudugudu wa Gikomero mu kagari ka Yungwe, umurenge wa Kanama mu karere ka Rubavu. Yego, burya gusaza ntugusahurwa. Mukecuru yambaye umupira ariko anari kugerekaho igishora, nyine ndi mu zabukuru nta kundi. Banje kwirebera abakozi b'Imana rero batandukanye kugira ngo tuvuge imbaraga z'Imana, turebe aho imirimo y'Imana igeze. Ese Imana iracyavuga cyangwa yabaye ikiragi? Ntabwo byashoboka. Iracyavuga, iracyakora ibitangaza. Imana ishimwe. Reka rero twakire abari imbere ya kamera nabo batwibwire. Haleluya. Amena. Nitwa Nyirabibanje Beatrice. Yego. Abandi umubyeyi. Uye mu mudugudu wa Gikomero mu kagari ka Yungwe. Abanzengera ku mudugudu wa Yungwe. Kaba tugiye kugirana ibiganiro. Yego. Imana ibane natwe twese mu biganiro tugiye gukora. Yego, Imana ibane natwe. Mpera mikoro mukecuru. Nawe uratwibwira. Haleluya. Amena. 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 Nitwa Benazanya barihenda, ndi umukecuru ukunda Imana. Yego. Niga ku mudugudu wa Yungwe, Diakoni. Yego. Ngamije kwihangana babonye ko nihanganye bangira icyizere bangira umudiakoni. Ndi umuntu ukunda gusenga. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amena. Hitira dusengera ko ukunda gusenga uganga Imana itiyobore mu kiganiro. Buri Imana twitayeho, buri Imana dukunda cyane, Imana duhagarariye. Warakoze ko waduhana bakazana, ukaduha abuzukuru n'abahungu. Warakoze ko waduha inshuti z'umumaro. Warakoze Mwami Imana ko watumenyekanyije ukaduha umwuka wera. Izina ryawe nirishimwe. Amen. Dufashe rero umubyeyi twiyoborere, udushingishe ibirenge, tubone ukuboko kwawe. Kandi tukomeje guhamagara imbaraga y'umwuka ngo tuyobora ni mu izina ryawe ryera. Amen. Mpera mikoro mama. Beatrice. Amakuru. Neza. Turi gusoza umwaka wa 2025. Umunsi tutariki 19 z'ukwezi kwa 12. Harabura iminsi 6 ngo tugere kuri Noheri. Aho twibuka iki? Ivuka rya Kristo ari we Yesu. Yego, arangeza ngakakonanira kandi nzi ko uri umuririmbyi ubimazemo igihe. Uyu mwaka wakugendekeye ute? Uyu mwaka ndaco nawuvugaho, uyu mwaka wambereye w'umugisha. Kubera ko uyu mwaka Imana yandindiye ababyeyi. Yego. Imana indindira umugabo. Imana indindira urubyaro. Yego. Imana indindira amabukwe. Yego. Umuryango tugira amahoro imba n'umwana w'umukobwa. Witwa Irakoze Rusi. Yego. Ibyo ndi kubishimira Imana kuko uyu mwaka wambereye w'umugisha. Nukuri. Imana yagize neza. Yarakoze. Wavuze uti yandindiye mabukwe. Ni nawe mwicaranye abadukurikiye umukazana na nyirabukwe. Ubwo ni Rusi na Naomi. Ni Rusi na Naomi.
Rusi uraho yego harya uravuze ngo umwana yitwa Rusi yitwa Irakoze Rusi, njyewe nitwa Nyiraribanje Beatrice. yego nyine umwana witwa Irakoze Rusi niwe Imana yambaye mu uyu mwaka yego nanjye rero kuko mbonye uri kumwe na nyoko bukwe kandi akaba ari umukazana muri Bibiliya na nyirabukwe bakundanye Rusi na Naomi, niyo mpamvu mbise amazina yego. Ubu ndakoresha Rusi na mukecuru nkoreshe Naomi nabo karame yego kuko Rusi yananze kuri Naomi aramukurikira aragira na Beatrice nawe aje ahangaha ari kuvuga ati reka ntangire mabukwe ubuhamya yego nicyo kimuzanye. Ubwo rero ataramunambyeho nk'uko Rusi yanambye kuri Naomi, ntabwo nawe yaza imbere ya kamera kugira ngo ajye gutanga ubuhamya. Kandi umuntu uza hano ibyaba agiye kuvuga ni ibintu biba bizarebwa igihe kirekire ndetse n'abantu bari ahantu batandukanye. Niyo mpamvu umuntu yemera kujya imbere ya kamera azi ko agiye kuvuga ibyo yabazwa akanabisubiramo. Mu yandi magambo ni uko umuntu aba agiye kuvuga ibyahagazeho yego. Uje gutangira umukecuru ubuhamya. Umukecuru wanjye mabukwe nje kumutangira ubuhamya yego inigura mbivuge yego bivuga uko uru rugo rugezemo ryari warugezemo bigenda ute niki, utubwire icyiza cyo kugira nyoko bukwe w'umuhanuzi. jewe rero ndabihera imuzi, nari ndi umwana w'umukobwa mbaga mu rugo, ariko iwacu ndi basengaga papa na mama ndaho basengaga, ariko njyewe ngasengera mu bapentekote. Ubwo rero maze kubona mbaye ingumi ngeze igihe cyo gushinga urugo, ndabwira Imana ndi Imana nanjye kubera ko ndi umuntu usenga naguhisemo uzamba umugabo usenga, kandi nzaje no mu rugo rusenga kugira ngo tuzafatanye umurimo. Mana yo mu ijuru rero yo kabyarira byumva, umusore nasanze yari umuririmbyi ari n'umucuranzi tunaririmbana. Mabukwe ari umuntu nyamasengesho afite icyumba cy'amasengesho. Ubwo rero njyewe nasabwe na mabukwe kuko data bukwe yari adahari, ariko mabukwe mu kusaba ubwo bukwe nabonaga ari ng'umugabo nyamugabo, kuko ndabwo nabonaga ubwo bukwe bwari bwoba buyobowe n'umugore. Ubwo rero mabukwe igihe cyarageze ubukwe bwanje arabusaba, ndi bwagira Kirogoya nibayemo birakemuka, ariko nageze hano muri uru rugo ibyo nasabye Imana nzanga niko bimeze. Hano nahasanze icyumba cy'amasengesho cyasengeragamo abantu benshi cyane baturutse kure, hakaza abarwayi batandukanye, bamwe bakava muri Zanguri, abandi bakava Kigarama, abandi bakaza mbesi baturutse mu bice bitandukanye, nira ku kabaya bakaza kurwarira hano. Mukecuru akabasengera, abakeneye umutaka wubaha. Cyokora mukecuru wanje nzanga ari umuntu usenga Imana koko, kandi nzanga mugabo wanje nawe bafatanya gusenga. Ubwo dukomeza gusenga Imana, Imana yo mu ijuru ibana natwe. Ubwo rero nageze hano mu mwaka wa 2000, nageze hano muri 2002 niho nakoze ubukwe. Ubwo mabukwe yaransengeye ariho ndi umugeni, amaze kunsengera ubwo ngomeza kuba muri uru rugo no kubyara sinatinda. Nahise mbyara mabukwe arambemba, mbana nawe muri ubwo buzima kubera ko yari umuntu usenga Imana. Ubwo rero njyewe icyo namubonyeho mabukwe ni umuntu ukunda Imana. Mabukwe ndabwo yigeze kwiyandarika ngo nuko ngo atari hamwe n'umugabo we. Mabukwe ndiyigeze gutaha ijoro ng'umuntu w'icigenge. Aho nagereye muri uru rugo ndabwo ijoro nari mubonyeho. Mabukwe aho nagereye muri uru rugo sinigeze kubona abagabo baje muri uru rugo, ahubwo nabonaga abantu baje muri uru rugo ari abantu baje gusenga Imana, ari abantu bafite ibibazo bamugana ngo abasengere. Abo nibo nabonye muri uru rugo. Kandi ikindi nabonye kuri mabukwe, hari abantu benshi baba mu rugo bonyine, yaba atafite umutware ugasanga yifashe uko atari, ugasanga ni umuntu usinda, ni umuntu usambana, ni umuntu ugira agakungu. Ndabwo ibyo nabibonye, ahubwo mabukwe icyo cyari ugusenga Imana no kumenya uko abana be babayeho.
ko nageze hano umugabo wanje ari ushinze urugo muramukazi wanje umukurikira witwa Matenge yashatse ndi hano abandi bana batuye bose bari banari hano mu nzu ariko mabukwe yabitagaho uko ashoboye kose atigize ikigenge. Ikindi nziho mabukwe muziho gukunda umurimo w'Imana. Nageze hano amateraniro ndi yayasibaga saa 12 niho wabonaga ari gutaha yagiye mu materaniro saa 10 kabyuka saa 10 kaja mu materaniro akavayo yagera hano yahasanga abarwayi akabasengera. Mbega Imana imukoresha iby'ubutwari. Uru rugo ndigwigeze gusuzugurika ngo nuko rutarimo umugabo nabonaga mabukwe nari umugabo na niyi saha aracyari umugabo ko nda muntu waruvogera. Gora mu myaka maze mabukwe ico muziho ni umuntu ukunda Imana, umuntu ukunda gusenga. Kandi ikindi cya kabiri mabukwe iyo yabonye ikintu cyo kurya sinjobora kuba naburara. Mabukwe abana nabyaye arabakunda mbega abitagaho ngabuzukuru be nubwo naba nagiye gusura nangwa nazindutse nzangaga abana banje bitayeho. Kindi mabukwe muziho cyo navuga mbese cyo yangoreye kidasanzwe mu buzima bw'iki gihe naje guhura n'ikibazo cy'uburwayi bwo kubagwa ariko mabukwe nawe yari umurwayi nawe amerewe nabi hano ariko naje gutangazwa nuko yamaze kumva yuko nahawe rendezvous yo kubagwa bura amahoro bura umutekano aremera nzanga ku bitaro ari umurwayi ndatungurwa ndavuga si none kunzanza kandi nawe urwaye. Aravuga ati ngimara kumva yuko urabagwa nahise mbura amahoro mbura umutekano numva ndashobora kwiyumanganya. Aremera anzanga ku bitaro Gisenyi rwose ndi kubona nawe ari umuntu umeze nabi. Ibyo byose rero yabiterwaga n'imbuwe za kibyeyi nuko ankunda nuko anyitayeho. Ikindi navuga kuri mabukwe ubwo mu minsi yashize twagize urugendo rwo kwambuka mu mahanga tuja mu Buganda njana n'umugabo maze kujana nawe ubwo cyo kora mu bigaragara mabukwe kubera urukundo adukunda ndabwo yigeze gutezuka yaraje aradusura remera afata itike nubwo byari bidashoboka nubwo we kubona itike bimugoye ariko adusanga mu mahanga aradusura. Ubwo rero mu by'ukuri byose yabitegwaga n'urukundo kandi mu myaka yose maze hano gushika hafi 20 iri kurengamo iyindi ndabwo twigeze kuvogerwa n'abandi bantu biruhande urugo Imana yarubayemo irushiramo igitinyiro hejuru y'amasengesho ye. Mbega mabukwe ni umuntu wihariye Imana. Ubwo rero mu by'ukuri nanje ngabandi kuvuga ndi Imana izadushoboze kugira ngo tugere ikirenge muce dukunde gusenga Imana ko ngangiye isaha imyaka yangira cyari mike cyane ariko navuga ndi nanje Imana izangoresha iby'ubutwari kugira ngo nzagere mu myaka ngiye afite nanje ngikurikiye Imana kandi singacika indege kandi n'abana banje n'abaramukazi banje n'umugabo wanje ndibagacika indege dukomeze dukorera Imana kugira ngo igihe imbandi zavuga natwe tuzaje guhabwa ingororano z'ibyo twakoreye. Kiyisaha nageze hano mabukwe ari umudiyakoni muri rusanga ari uw'imbere aho nagereye hano imyaka 20 iri kurengamo ndiyigeze kwigwaho n'inama y'itorero ngo bavuga ati wenda turamuhagaritse kubera ko yakoze ibi. Oya ndabwo bamuhagaritse ndanibyo bamwizo ndanibyo bamuvuzeho nuko yari umuntu w'inyangamugayo. Rero mu by'ukuri nanje imyaka yo maze ahangaha mabukwe namubonye ng'inyangamugayo kandi mubona ng'umunyacubahiro ko abantu benji bo yagiriye rimwe nabikibazo cyo kubura babo bamwe barandagaye barabyara abandi bigira abasinzi abandi bigira abasambanyi abandi bigira bucakura ariko mabukwe ndabwo ibyo bintu nigeze kubimubonaho. Iyi saha turabanye mu mutekano. Iyi saha mbesi nda kibazo gihari muri rusange. Iyo narwaye amfasha gusenga Imana akanjakira n'umuti umwana wanje yo yarwaye atwitaho uko ashoboye mu mbaraga ze zose. Njewe mabukwe ndaco namushinja ndanico namuvugaho
kubera ko mu by'ukuri Imana yamuduhaye ng'imbano ko nari nanarayisabye ngo njaka kuba mu rugo rusenga, Imana yo mu ijuru irabyumva. Niyo mpamvu kugeza iyi saha mabukwe tukiri kumwe, nubwo satani yatugabaho igitero igashaka kuduteranya, y'amasengesho atugirira umumaro, tukongera tugahuza, tukongera tukumvikana, tukabana mu mahoro. Mukecuru ubyakira ute iyo uri gutangirwa ubuhamya n'umukazana wawe kandi tuzi ko akenshi umukazana na nyirabukwe bari ikibazo baragaca n'inkoko? buriya rero njye ko mbibona aba bana mu gusozanya kwabo baranyubashye. Yego. buriya umukazana arafata nk'ikazi ya fanda n'ikiduke ukabona akuzanira umwana we yabyaye abagukunda. Yego. kuko abenshi n'uwo mu byanda ndatumye nyirabukwe amufataho, ariko mu kubyara kw'abo umwana w'imvura baramuzanye barandura. Yego. mbona ko bambeshe agaciro. ubwo nange ndabona baretse nabahaye ingobyi. Yego. iyo ngobyi nda muntu wayibura ntabwo azayitsindira, kuko bambaye umwana banyubashye, imiryango iraterana, nanjye mbaye ingobyi. hari n'umwana wabyara rero akabyara na gatatu na kane ateragwa n'igikosi cy'umutobe yibera aho gutyo gusa. Yego. ubwo rero igihe cyubona ungiye ngo kuburana ngatwe tw'abakecuru bakabona zirenga ibirayi mu mbegeti ukabona bikuzaniye, nawe rero ntiwamwiteraho hejuru wamukunda. Yego. ubwo rero ngo ubuhamya buryo buraboneka, mbonaga ari byiza no kumvikana no kubana n'amahoro no gusenga Imana. kuko hatari amashengesho usanga ari umuvurungano mwinshi. Yego. kuko ubu ngubu umupagani ndiyatangiranye wo kumuha ubuhamya wa mugani wawe biba bikomeye. Ingope ahantu ahenshi usanga nyirabukwe n'umukazana aragaca n'inkoko, noneho kwiyemeza akaza kubivugira hano kuri mikoro nuko mubanye neza. tubanye neza pe. ubu ndakindagera ngo mburare, ndagera mu butaka kwisiga ngo mbure kugisigaho. Yego. igikoma gishishe nacyo kukinywa nakinywa, siko ndakunda kujya mu bana, ariko ndaho nabura kukinywa, ariko sinakibata mu bana, ariko n'igikoma gishatse nakinywa. Yego. Imana ishimwe. tuvuga n'agatsima gahiye neza, bonaga bayaye umwana akanzanira, nagakuyokana niyo narakasagarega. Yego. Imana ishimwe. akasaga pe. Beatiri, nta bindi wibagiwe ukumva wavuga? Njyewe si muhe mikoro bitate. njyewe mabukwe namuvugaho byinshi bugaca bukira, kubera ko mu by'ukuri ibyo namuvugaho namubonyeho ni byinshi. ku mpamvu z'uko uyu mabukwe yakunze gusenga kandi Imana imuha imbano zikomeye, kubera ko hari abantu basenga ariko bakaba batashobora no kuvura. Yego. kubera ko imbano ziratandukanye, ariko mabukwe arasenga kandi akavura. Yego. ndibuka rimwe bazanye umubyeyi hano uturutse kuri nguri, bamuzana yaragwaye mu maso, umva yarashanyaguritse utareba kuntu umubiri gwe gwabaye, ngo bari baramuvujije barananiwe. mu by'ukuri mabukwe baramuzanye, mugabo we yaramuzanye, ageze hano mabukwe aramusengera, amaze kumusengera Imana ihita imwere ku muti. Yego. aramuvura nyuma y'iminsi ngine mbona umubyeyi yakize. n'abana be baje gusura uwo mubyeyi, umva baratangara. Yego. baratangara cyane. ndibuka rero ikindi navuga kuri mabukwe, bigeze kuzana umwana w'umukobwa aturutse muri Gwerere, yari yaragwaye amaguru, yarabyimbye amaguru n'umubiri rwose rwarabyimbye. nyina araza, mbese ari ngo gupfa kumujugunya mutahana aragenda, ariko mabukwe yaramusengeye Imana imuha umuti. umukobwa nyuma y'ibyumweru nga 2 yari yakize. Amen. mbega mabukwe ibyo namuvugaho ni byinshi, natwe iyo twagwaye aradusengera akanatuvura. Yego. mbese ni umugisha Imana yanyihereye nganje wari ufite iwacu badasenga, nubwo nyuma bageze aho bagakizwa, ariko ngiye mbonaga ari umugisha Imana nagiriye hano muri uru rugo. Yego. ko narugezemo nzanga arasenga, Imana yambaye urubyaro, imba abahungu n'abakobwa yarakoze kubw'amasengesho. iyo barwaye rero nyirakuru arabasengera. Yego.
guca mbitemo abana b'abakobwa bamaze kwegera ngo haraguru ngiye abonye atambutse yambaye nabi nyirakuru ahita amugara ati garuka wambare neza ukenyere wisige yego kubera imbani murimo y'urukundo yo gukunda abuzukuru be mbega nubwo buno nafata urugendo ngagenda ngareba iyo nzindukira ngamarayo n'icumwera ari hano mba nzi ko ndakibazo gihari kubera ko mukecuru abahari rero ngavuga ndi mu by'ukuri kumbana Imana yamuhaye ari kugera mu zabukuru natwe Imana izadukorera izaturemere kuri izo mbano natwe tuzigireho tuje dusengera abantu kandi ikindi uru rugo ruragendwa pe kandi rukagendwa hatari ukuraguza rukagendwa atari ugusinda ahubwo rukagendwa ari ugusenga Imana yego ubwo rero mu by'ukuri ngavuga ndi mu kugenda k'uyu mukecuru mu rugendo rwo gusenga Imana mu rugendo rwo gusenga Imana natwe mbese ubwo rugendo tuzarugende n'abana bacu yego n'abuzukuru be bazarugende k'urugendo rwe rwose rwo gusenga Imana abantu benshi barugiriyemo umugisha yego kandi natwe turugiriramo umugisha ubwo rero mu by'ukuri ngaba nasaba ndi nanje nzagera ikirenge muke nzagere mu myaka afite ngivuga Imana yego kandi uyu uri kureba iyo bavuze ngo nugusenga Imana muri iyi minsi twagize gahunda zo gufungirwa insengero dusengera mu mariba handi kure cyane imvura yaragwaga ndi yayikangwaga yego yanafataga ingona akaja gusengera mu mariba nanje ndi gusaba ngo nzagira imyaka ngiye gisenga kandi nanje Imana izambe kwizo mbano Imana izambe kwizo mbano nzaziboneho nanjye nzaba umukecuru w'inyangamugayo ngawe yego kandi nanjye nzakundwe n'abantu ngawe ahubwo nanjye reka musabe aje aransengera nanjye izo mbano nzazisigaranaho yego muhe mikora gusengere natwe twese dusengere tunasoza dore ko imvura iguye ni karibu ni karibu Mana yacu y'amahoro muri kaburi k'ubugenza Mana ishobora byose utanga imbano ukabaha umwuka wera ubaha umuntu kwihanganira ibigeragezo byose uyu rero ndamusengeye ni umwuka wera gusobanura ibidasobanutse ni udahangagwa ni kwihanganira ibyo abona byose kandi muri umwuka wo kumenya ubwenge wo kumenya kwihanganira ibyo mu rugo urukundo rw'abantu no gutanga no kugira ubuntu kandi mwami Imana umwe kubaha no kugubwa neza mu mutima mu izina ryawe ryera amen.